nongeye kugushimira ukurikirana ibiganiro byanjye ku mbaraga z'ibimera. Imana ikumenyesha niwe mushyashya, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana kuri uru rubuga, tuvuge tunarebere hamwe imbaraga z'ibimera. uyu munsi wa none rero ntabatsindiye, tugiye mu gisambu. Muri iki gihe abana bari kugenda bafatwa n'indwara zidasobanutse, ugasanga nk'akana karashyuha igice kimwe, ubwo ndavuga kuva hasi, kuva amaguru kugeza mu gice cyo mu nda, ugasanga karashyushye, hejuru kakaba gakonje, ubundi kagakonja mu gice cyo hejuru, igice cyo hasi kigashyuhirana cyane. Abatabizi rero, iyi ni indwara igiza ikubikira umwana ikamwiba, igahita imutura muri koma. Iyi ndwara bayita kajura, abanyarwanda bayise kajura. uyu munsi wa none rero iyi ndwara ntabwo ari inzaduka, no kuva kera yajyaga yubikira abana rwose, ikabiba ikabakora nyine nabi, ugasanga umwana yakinaga, mu kandi kanya ukabona akagoye nabi, kararembye. Hanyuma ndetse abanyarwanda ba kera bo banavugaga yuko iyo byagenze gutyo, ngo iyo umujyanye kwa muganga bakaba bamutera urushinge rw'umuriro, ashobora guhita rwose aca isheni. uyu munsi wa none rero iyi ndwara yitwa kajura, abanyarwanda barayivura, ariko abenshi ntibaba bazi n'ibyo muri ibyo ari byo. uyu munsi rero twagiye mu gisambu kugira ngo tubereke nibura ibyatsi abo banyarwanda bifashisha kugira ngo bavure iyi ndwara. igihe hari abantu bagiye banyakira bakambwira ngo iyi mihamuro yawe ni ibanga, we kujya uyishyira ku karubanda. oya, Imana ntabwo yabiremeye umuntu umwe ngo abimenye, ahubwo Imana yarabiremye kugira ngo twese tubimenye, yarabiremye kugira ngo twese tubikoreshe, ahubwo kutabimenya nibwo burangare. ibi bimera byose byuzuye mu gasozi, buri kimwe cyose kiba cyararemwe ngo gifashe umuntu. dukwiye kujya tubyumva rero. abaganga gakondo musigaye mumbwira ngo ngo guhamura ni ibanga, ngo ni byinshi cyane. nta banga riri hano. ni ibanga se gute? ntabwo ari ibanga. kuki se wumva ko umuntu yarwaza wakugane wenyine? kuki se atajya mu gisambu kubyishakira, cyangwa se mu kirugo ngo abice abyihamurire abaye abishoboye? rwose parido, we kujya umbwira ngo guhamura ngo ni ibanga, ngo bitunze abantu benshi, ngo nawe bigira ibanga bajye bakugana. njyewe nta muntu nshaka kuzajya mu gisambu gucira ibyatsi. oya, ngomba kubikubwira nkanabikwereka muri videwo, hanyuma ukajya ugenda ukabyikorera, ukabica, ukabikora uko nabikubwiye, kugira ngo ubashe kugera ku musaruro muzima. abantu rero barwaza iyo ndwara yitwa kajura. kajura rero ifata cyane abana bakiri ku ibere. uragenda ukajya mu gisambu ugashaka icyatsi bita umushishiro. nicyo ushaka, hanyuma ukagenda ugaca amababi yacyo, warangiza kuyaca ukagenda ukayapfunyika mu rukoma, ukayapurika mu ziko. abafite imbabura uterera ku makara yamaze gucika, hanyuma tugahwanika, tukabyara utuntu tw'utuzi. utwo tuzi nitwo ukamurira ku kayiko. wamara gukamura ku kayiko ukamwasamura, warangiza ukamuhereza akamira akayiko k'isukari. iyo amaze kumira akayiko k'isukari, n'ubundi ufata twa twatsi ukatuhumuriza mu mazuru. njya mbona bahuhaho,
uradufata nyine ukadutunga ku zuru wangiza ugahuhaho, warangiza ukavuga ngo kajura kajura ndakwirukanye winyibira umwana kajura aho shigenda. Iyo dayimoni rero yamuteye gizirana nako kasi cyane ndakurahiye. Wowe ukunda kurwaza rero umwana indwara zidasobanutse utamenya ngo ni ibiki bimufata, hari abahita bavuga ati satani aramugendera yamwicotsemo ni imbaraga z'umwijima. Oya, ni kajura. Uwo mudayimoni ni umudayimoni wiba abana akaba ashaka kujya agarika ingogo buri kanya, ariko iyo wamaze kumumenya nanone ukamuhereza uwo muti ibintu bihita bicamo, umwana asubira guhita aba umwana muzima rwose, akongera akakora ibikorwa bye. Byongeye kandi kajura itinze ku mwana ibyara igicuri. Iyo imufata ntubimenye, ntuyivuze, ntuyivure, iragenda igakura ikibasira umubiri we wose. Noneho iyo havuyeho gukonja igice cy'epfo cyangwa se icya ruguru akajya akonja umubiri wose, bibyara igicuri, cyangwa agashyuha umubiri wose, bibyara igicuri. Iyo byabyaye igicuri, kumwe atangira kwikubita hasi, ikintu ukora uragenda ukegera wa mushishiro ukareba aho wameretse, ukawurandura ugakuraho umuzi. Uriya muzi niwo ugenda, iyo byamaze kubyara igicuri niwo ugenda ukawuharura neza, wamara kuwuharura ukawusatura ukawutembaguza nk'itembaguza ibitunguru, warangiza ukawuteka. Iyo umaze kuwuteka nanone uramuha. Ibi iyo byabyaye igicuri ntabwo umuha akayiko, ahubwo uramuha akanywa nk'unywa icyayi. Uramuha akanywa nk'icyayi, ni litiro 30. Ibyo ngibyo ukabikora mu minsi 5, hanyuma umwana rwose agakira icyo gicuri. Babyeyi, kurera biragoye, niyo mpamvu n'abamama kenshi bavuga ngo abamama baba ari n'abarozi, kuko umumama utazi guhamura, utazi kugira gute, biragoye. Abana barazonga, abana batananamenya no kuvuga ngo uragira gute, barazonga. Niyo mpamvu nyine usanga twebwe tuba twarabishishikariye tukajya tumenya akara n'akantumba. Babwiye umushishiro. Umushishiro rero hari abantu bawitiranya n'umwishywa. Umushishiro ugira utubabi dutoya, ukagira n'utubuto dutoya cyane ntibundugurize tumeze nk'udushashi. Umushishiro ujya gusa n'umwishywa koko, ariko umwishywa we uranuka, unanagira n'ibibabi binini, ariko isura yo ni nini. Umushishiro ntabwo unuka, ariko umwishywa wo uranuka. Niyo ukozeho gusa uhita unuka, uhita uzamura umwuka nyine. Mwe kujya mubyitiranya, umushishiro ntabwo